abana b'Imana iyo bateranye badateranyijwe n'amatiku badateranyijwe n'ibindi ahubwo Uwiteka ariko ari kuvuga imirimo y'Imana ngo icubahiro cy'Uwiteka kiramanuka kikabagota ahubwo se abantu bakumbuye ko icubahiro cy'Uwiteka cyamanuka ibi bintu abantu barabikumbuye haga abantu bakibikunda mu bisaha bivuze ngo hari uwamukijije ubu turi kurwana nge nawe harwaza akadukiza Yesu yaraje asanga ndwana n'ibyaha arangije aramfata ankuramo iyo Yesu agufasha akaboko aragukomeza Imana ishimwe Imana ishimwe haleluya yavuze ngo ngende umukristo ngende umukristo naho naterwa naho bamvuga naho bansebya naho banyica naho nigere kuri teri yaho ikibazo cyawe cyabereye haleluya haleluya uyu mugabo witwa reka tubashimire inshuti bakunzi ba Ministeri Ntuma shuti bakunzi ba Mos TV shuti bakunzi b'Umusaraba TV amahoro y'Imana nabane namwe kubakoze subscribe tubasabiye umugisha kubakora share tubasabiye umugisha n'abakora commentaire haba hano no mu gikari mukatugira inama tubasabiye umugisha mu minsi yashize nabonye ukuboko kw'Imana guturutse kuri mwebwe Imana ibaha umugisha ndi mama Evangeliste Mukaribia Pascas ndi umubyeyi mfite umutware n'abana tubijare inyakabungo tusengera mu itorero rya Pentecote mu Rwanda ndi kumwe n'umwana w'Imana harabamubonye bwa mbere ku macano hanyuma rero ni wa wundi dufatanya umurimo kuri Ntuma Ministry reka rero nawe abibwire mwizina rya Yesu. Murakoze nitwa Dushimukiza Samuel umusore uhunga ibyanka asanga Kristo kandi usoretse siri Kristo intore y'Imana. Amen. Amen. Hanya nta n'umugore ugira. Wenda cyari umusore. Nturandarambagiza. Usoretse Kristo. Ariko wenda kubivamo. Witegura kubivamo. Warabimbwiye ntuzanengu. Witegura kubivamo. Imana iguha umugisha. Witegura ndikubwira vuba. Haraga korasi maze iminsi numva n'abana b'Imana bandirimbira mu isi y'umwuka ngira ngo tukaririmbira abantu mu isi y'abantu. Amen. Kurabizi ko kubera ko ijwi ryanjye kuryinjiramo ubikugora ndareka uzamuke nkapeza aho numve. Abana b'Imana iyo bateranye iyo bagize gute abana b'Imana iyo bateranye haleluya icyubahiro cy'Uwiteka kiramanuka kikabagota. Abana b'Imana iyo bateranye haleluya icyubahiro cy'Uwiteka kiramanuka kikabagota. Abana b'Imana iyo bateranye bari gusenga icyubahiro cy'Uwiteka kiramanuka kikabarahiye. Abana b'Imana iyo bateranye haleluya icyubahiro cy'Uwiteka kiramanuka kikaba. Abana b'Imana iyo shimwa Yesu bari mu cyumba icyubahiro cy'Uwiteka kiramanuka kikabarahiye. Abana b'Imana iyo bateranye haleluya icyubahiro cy'Uwiteka kiramanuka kikaba. Abana b'Imana iyo bateranye bari gusenga icyubahiro cy'Uwiteka kiramanuka nabarahiye. Abana b'Imana iyo bateranye haleluya icyubahiro cy'Uwiteka kiramanuka kikabagota. Ndabarahiye kiramanuka kikabagota ukuri kose kiramanuka kikabagota ukuri kiramanuka kikabagota. Shimwa Yesu haleluya icyubahiro cy'Uwiteka kiramanuka kikabagota kiramanuka kikabagota. Iyo basenze kiramanuka kikabagota. Iyo bari kwihana kiramanuka kikabagota. Iyo bafite imbabazi kiramanuka kikabagota. Iyo bizeye kiramanuka kikabagota. Icyo cyubahiro kiramanuka kikabagota. Kiramanuka kikabagota we. Haleluya. Ishimwe Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe. Ntabwo ari bose
nkumbuye gakondo yo mu ijuru. oya ntago ngiye gupfa, nkumbuye gakondo yo mu ijuru. Reka nkubwire, niba hari ikintu nabonye kiryoha ni ukuba uri mu mwanya Imana ishaka. ikibazo ni kimwe, iyo wambaye kudapfa iteka nibwo umenya gukumbura gakondo yo mu ijuru, kuko uvuga ati po n'ubu nyine ntacyo amaze shatse nakwigendera. ntabwo beza nigeze nasogongerayo. Reka tuze hano maze iminsi mfite ihishurirwa ry'ikintu cyitwa ndi umukristo. nyene kera bajya bavuga ati, ukumva umuntu avuze ati urinde nationalite niyi, ndi umunyarwanda. Njyewe ndi umunyarwanda, kumva ni fieri. Iyo ugeze nko mu bihugu by'amahanga ukavuga ati jewe ndi umunyarwanda, iyo uzi ko mutima wawe uri very clear kubivuga. N'ubu rero kuvuga ngo ndi umukristo numva ari ishema ryanjye, kandi nzahora ndiwe. buriya nubwo umuntu yaba afite ubwenegihugu bwa Canada ari umunyarwanda, ariko ntikamuvamo, aravuga ati ndi umunyarwanda. maze iminsi numva nkomeje kunoza umurimo, kandi numva nifuza ko n'abantu bose badukurikira mu by'iyobokamana dukomeza kunoza umurimo. uyu muririmbyi ndagira ngo tumuririmbane, umfashe kuzamura iyi ndirimbo, twongere tubwire abantu icyo bamazina. umuririmbyi w'108 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. amen. Njye ndi umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. Njye ndi umukristo mpora mbihamya, nawe igihugu cyose cyanseka. Njye ndi umukristo wo mu mutima, kuko usigaye nkunda Kristo. icyatumye apfa yazize njyewe, nabuzwa n'iki kujya mukunda. icyatumye apfa yazize njyewe, nabuzwa n'iki kujya mukunda. Njye ndi umukristo umva ubwo buntu, narakijijwe nkurwa mu byaha. Njye ndi umukristo naho naterwa n'ibyago nk'aba no ku rugamba. Njye ndi umukristo ndi umutabazi, mu ntambara ndasana n'ibyaha. mfite umugaba n'umwami Yesu, nitubaha mwenzahorane. mfite umugaba n'umwami Yesu, nitubaha mwenzahorane. Yewe njye ndi umukristo ndi umwimukira, ndakomeje mu rugendo rwanjye. ibyino mu isi ndabihinyuye, sigaye nifuza ibyo mu ijuru. njye ndi umukristo gakondo yacu iremye ijuru ku Mana yacu. nzaribayo na nimiruwo, abaho bose baguwe neza. njye ndi umukristo gakondo yacu iremye ijuru ku Mana yacu. nzaribayo na nimiruho, n'abaho bose baguwe neza. njye ndi umukristo, icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, kinyibagiza n'ibyago byose, nkumva nduhuwe n'umwami Yesu. njye ndi umukristo uko ndi kose, maze ninumirwa ngiye gupfa. nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. turagushimiye mwami Yesu,
turagushimiye mwami Yesu, turagushimiye mwami Yesu, turagushima. Haleluya. Uraduhamirije natwe turihamirije ko ndi umukristo. Unyigishe gukora iby'umukristo, umpagarike mu by'ubukristo, ngendere nk'umukristo, nkore nk'umukristo mu izina rya Yesu. Abantu bose badukurikirana, haba ku musaraba, kuri Mose TV, Yesu nifatikanije nabo guhamya ko turi abakristo kandi tuzahora turibo. Abatameze neza ndabasengera, narisenze ngo Imana ibagirire neza, narisenze ngo Imana ibasure, narisenze ngo Yesu agere iwanyu, narisenze ngo Yesu agere mu byawe, Yesu yinjira mu mutima wawe, Yesu akurekurira imbabazi, Yesu akurekurira amahoro, Yesu akurekurira ibyishimo, Yesu akurekurira umunezero, Yesu akunezeze, Yesu agufurike, Yesu agufumbate, Yesu akurokore, Yesu agukurikirane, Yesu welasi, Yesu akwikomezeho rata, Yesu ederobla, Yesu akwiyomorere rata, Yesu akwihekere rata, Yesu akwifatira amaboko, Yesu aguhe guseka. Natwe turakubwiye ngo turagukunda, natwe turakubwiye ngo nezerwe, natwe turakubwiye ngo komera, komera wowe uri ku musaraba, komera wowe uri kuri Mose TV, komera wowe uri kuri Nduma Minisitiri. Turabasengeye Imana, turahamagariye Imana, indwara nizikire, kanseri nizikire, diyabete nizikire, hiperitasiyo zikire, abakwanze nibagukunde, helewa pakinima, Imana igutereke ahantu umutima wawe useka, Imana igutereke mu munezero n'isezerano ryawe, Imana igushyire kuri tere uhure n'ibyawe, Imana igutereke kuri tere uhure n'umugisha wawe, Imana iguhuza n'umuntu ugufitiye imbabazi, Imana iguhuza n'umuntu ugufitiye ibambe, Imana iguhuza n'umuntu ugutega amatwi, Imana iguhuza n'umuntu ufite umuti w'ikibazo cyawe. Ndagusengeye Imana, ndagusengeye Imana, ndagusengeye Imana, ndagusengeye Imana, ugira amagara mazima, uvuga Yesu uri muzima, ugira amaso mazima, uvuga Yesu uri muzima, ugira amaguru mazima, uvuga Yesu uri muzima, ikirema gihaguruka, ubiranda bicire, helewi dikota, shani wala, heni witangoma, sakotaya, heni widekota, mani kwareose, mani gutwikire, mani gukoreho, mani gukomeza, uburwayi bwawe nibwumva Yesu Kristo w'i Nazareti, amaguru yawe mazima. Sheliwa nimando stamfolaze kita heti pufuregre, ibyanze nibyemere kuko Yesu abitegetse, ibyanze nibikunda kuko Yesu abitegetse, amahirwe yawe aragarutse, umugisha wawe winjiremo, imbabazi zawe zigukurikira kuko Yesu yavuze ngo zakugirira impuhwe. Inasima legrodi newasi shandole kandoma andikota yesi ifodi kota. Narivuze ngo Yesu aragukunda, naho imiryango itagukunda, inshuti ntizigukunda, uwakubyaye ntakwemere, ntakwandike mu irangamimerere, uri mu irangamimerere y'ijuru, uri mu irangamimerere ya Yesu, by'umwihariko uri umwana w'Imana. Urakoze Yesu, ko buri wese umugiriye neza, urakoze kurwanira, urakoze kuneshereje, ngaho duhagarike ku munara wawe, aho tureba ukatuma, hari harasenyutse, aho tureba ukatwishima, ukora iby'imbaraga kuko bitwa Imana, mu izina rya Yesu, amen. Ngushyize mu kidendezi, tunoze umurimo kuri umuririmbyi. Icyo gice cya mbere n'icya kabiri ndabiguhaye, ubwira abantu icyo Imana ishaka ko tubacu. Igice cya kabiri n'icya gatatu, cya gatatu n'icya kane, nanjye umwuka wera arabana nanjye. Karibu mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana ishimwe ko ndi umukristo, ni ukuri ko ntari umunyabyaha. Amen. Kuko Yesu nta kindi cyamuzanye. Amen. Yaje gushaka icyazimiye. Amen. Kugira ngo uyu muririmbyi
tumuganireho neza tubanze tumenye ngo niki cyatumye aririmba. Haleluya. Amen. Yari umwana w'umukobwa wubahaga Imana, wakundaga Imana. Haleluya. Akunda kwitondera amategeko y'Imana. Ngo ariko ahura n'igihanda, ahura n'ibigeragezo, ahura n'intambara, ahura n'abamusebya, ahura n'abamuca intege, ariko yibuka yuko muri we, haleluya, hari undi muntu, haleluya, uba muri we. Amen. Ngo arangije arabahamiriza ngo njye sinasambana, njye najya kuraguza, nubwo nabuze umugabo ntabwo nagenda, nubwo mushaka ngo nkore ntabwo nabikora, ngende wenda umukristo, kandi n'ubu Kristo bwanjye ntabwo buri burangire, nzahora ndiwe. Haleluya. Aravuze ngo mu bintu byose, mu bigaragara no bitagaragara, njyewe ndi umukristo. Haleluya. Aravuze ijambo rikomeye cyane, aravuze ngo njyewe mu bukristo bwanjye nzarinda nta mpamya Yesu. Amen. Ikibabaje muri iyi minsi, muri nazo muri ikibabaje muri iyi minsi, ntabwo abantu bashaka guhamya ko ari abakristo, bashaka kwitwa abarokore. Ndakumva cyane. Kandi uyu murokore izina rusange, ariko umukristo kugira ngo umubone yitondera amategeko y'Imana, yubaha Imana aho bamureba naho batamureba, ni umukristo. Amen. Kuko akora ibyo Kristo ashaka. Ijambo umukristo hari na Kristo mu Kinyarwanda. Hanyuma Kristo bisobanura iki? Kugira ngo bumve umukristo icyo ari cyo. Umukristo bisobanura iki? Umukristo ni umuntu ufite. Kristo bisobanura iki? Kristo ni umucunguzi w'ubuzima bwacu. Yego. Hanyuma uwo ni umuntu wacunguwe, agahita yitwa izina Kristo. Imana ishimwe cyane. Kugira ngo tujye tuvuga ibintu ariko banabyumva. Amen. Hanyuma igihe cyose wowe ugiye ufashe urugendo, ugomba kuba warabyawe n'amazi. Haleluya. Amen. Kandi ukabura umukristo, kuko Yesu nta kindi cyamuzanye, yaje gushaka wowe nanjye. Yego. Imana ishimwe. Yavuze ngo ngende umukristo wo mu mutima. Yego. Wo mu mutima. Yego. Ku mukristo ntabwo ari kugenda ngo uhite umanika icyapa hariya. Yego turaza kubigarukaho, ariko ni umukristo wo mu mutima. Ntabwo ari ibintu ajya gushakisha, ntabwo ari ibintu yiga, ni ibimubamo, ni ibiri mu mutima we. Munyarwanda aciye umugani ngo akari ku mutima gasesekara ku munwa. Amen. Haleluya. Yavuze ngo ikintu icyatumye apfa yazize jewe, uyu muntu ninde wapfuye? Ni Kristo. Haleluya. Amen. Ni Kristo. Amen. Ubwo mu ijuru habaga inama, habuze uwacungura umuntu, ngo ariko intare mu muryango wa Yuda, ngo igishyitsi cyo kwa Dawidi. Haleluya. Amen. Arangije agafata iki gitabo, ngo aragisingira, ngo yikorera imibabaro yose. Haleluya. Arangije aza mu isi, ngo nta wundi waje n'umwana w'Imana, ngo ageze mu isi abura harambika umusaya, yemera kudupfira ku musaraba. Haleluya. Kambwira ngo icyakora uwo muntu abamwemeye bose yabahaye arase, abakizera izina rye yabahaye ubushobozi, ntabwo ari ukwitwa. Haleluya. Bwo kuba abana b'Imana. Bivuze ngo turi abana b'Imana, bivuze ngo uri mu irangamimerere ry'ijuru. Imana ishimwe. Niyo mpamvu yavuze ngo icyatumye apfa. Yego. Yazize jewe. Yego. Kubera iki? Uyu mugabo, uyu mwana w'Imana yabonaga abantu bose babyanze, ariko arabongo reka njya gucungura Samweli, reka ngende mucungure, kuko azaba umuntu ukomeye, azaba umuntu w'umumaro, azageraho ntari kugera. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Warangije araza yikorera ibyaha byanjye. Haleluya. Amaze kubyikorera aravuga ngo ngaho baho, ankura mu isaho y'ibyaha, gahinda gasaze, andemera umunezero, andemera ibyishimo. Imana ishimwe cyane. Cyakora yavuze ngo njyewe ndi umukristo, nkimara kumva ubwo buntu nahise nkizwa. Haleluya. Nkimara kumva kwaje, nkimara kumva kwa ncunguye, nkimara kumva kwa mbereye umurungu mpuza n'Imana, nkimara kumva kwaje akanyomora ibikomere, nkimara kumva kwaje akampa amahoro yo mu mutima, nkimara kumva kwaje akandemera ubuzima. Uwo mwanya nahise nanjye nizera ijambo rye, nahise mwizera. Ikintu kibabaje n'iki, nuko abantu batizera uko bikwiriye. Ubundi kwizera niko mu mutima.
yavuze ngo ngenda umukristo nkimara kumva ubwo buntu narakijijwe nkurwo naho nzapfa ndi umukristo. Haleluya. yavuze ngo mu ntambara ngewe ngenda ndasana n'ibyaha. aka kantu akavuga neza. yavuze ngo mu ntambara ndasanamo n'ibyaha. bivuze ngo uyu muntu akimara kwizera hari umwanzi witwa Satani yahise atangira kumuhiga, ariko nubwo amuhize uyu muntu hari uwamutsindishirije, uyu muntu hari uwamufashe. hanyuma rero Satani kuko amuhiga, Satani kuko amushaka, wa mukristo muri za ntambara azakomeza yubaha Imana, azajya amugaho ibitero avuga ngo humura Satani nubwo unteye hari uwagutsinze, hari ufite imbaraga. Amen. mu ntambara ndasana n'ibyaha. burya buri muntu wese nigeze navuga ngo Yesu yagendanye na Petero, ariko ntago yarazi ko Petero afite inkota. yarabizi nuko atabigaragaje. yego. hanyuma izi ntambara z'ibyaha hari igihe icyaha kwizingazingiraho kandi ukijijwe. iyo rero utarizera Kristo muri we neza ngo umwuze neza, ni ukururagwa. iyo utaramwumva neza kari muri wowe ngo umufate umukomeze umugundire, Satani ati naragushoboye. aragushobora ariko muri yavuze ngo mu ntambara ndasana n'ibyaha. yavuze ngo mfite umugaba rero ni umwami Yesu. ntabwo ari jye wishoboza muri ya ntambara, ntabwo ari jyewe, ahubwo uri muri jyewe, niwe mugaba unyobora. burya umugaba ni umuntu utuma abana bati uyu munsi turabigenza gutya, turarwana gutya, kandi turaza gutsinda. umwami Yesu rero uri muri jyewe, umwami Yesu uri muri wowe wamwizeye. Haleluya. araza akakurwanirira kandi urugamba akarutsinda. yigeze yarwanira abantu batatu muri Bibiliya. ngo hari umugabo witwa Morodekayi yarari yibereye ku irembo, ngo umugabo witwa Hamani ashaka kumugabaho igitero avuga ngo amwice, ngo ariko ntiyamenya ko Morodekayi yasenze. Imana irwanira Morodekayi. Haleluya. hanyuma ngo umuhungu witwa Gideyoni, umuhungu wa Yowasi, ngo arangije ngo yarafite ingabo zigera muri 600, ariko Imana iramubwira ngo reka nkubwire ngo niko ufite abasirikare benshi, ntabwo ari bose ariko bose bazatsinda. bafate bose bamanane ko kageze. abanywa amazi baje bagira bashyire ku ruhande, n'abanywa amazi neza bashyire ku rundi. hanyuma abanywa amazi baje bagira abo ngabo ubigize, abo bari bunywa amazi bitonze, abo ngabo nibo muzatabarukana. Haleluya. nikubwira ukuntu Imana yije kukurwanirira itagusiga, no mu ntambara muragenda. Imana ije kukurwanirira ntabwo ikurekura, Imana ije kukurwanirira igera kuri tari ikibazo cyabereye. Amen. Gideyoni yaragiye abikora nk'uko Imana yamubwiye, za ngabo 300 zonyine nizo zatsinze. Haleluya. Gideyoni burase Gideyoni burase umugabo witwa Dawidi ntabwo yamurwaniriye buri cyane. Imana ishimwe cyane. hanyuma yavuze ngo mfite umugaba n'umwami Yesu. umwami Yesu niwe mugaba. Amen. utuyoboye. Amen. ndikumva ndigufata. yavuze ngo nituba hamwe umunsi tuzaba turi hamwe nzagira gute? nzahora nesha. iyo uri kumwe n'Imana uranesha. Haleluya. Amen. iyo Imana ikuneshereje nubwo byaba ari amategeko ameze gute nta n'uwajurira. urugamba Imana irimo uko nzaba bimeze kose iragenda igahita ishiraho towa ikavuga ngo uyu naramutsindiye. Haleluya. tiwe elase amavuta n'imbaraga ndagira ntera. umugaba wacu afite ibifaru, afite imbaraga, afite. Amen. urugamba rurimo Yesu iteka ryose, kugira ngo wemere ko ari Imana ikurwaniriye, utazagera ngo niwe wirwaniriye, irabanza ikakureka. ukarwana kwawe ukagenda ugahanyanyaza, ariko Imana ikaza igakina finale. Haleluya. Imana ishimwe cyane. muri mbye yavuze ngo nituba hamwe
nubwo ngikomeje kuba mu isi urumva arabizi aracyari mu isi ariko ntabwo azayibamo ntabwo azayituramo ntabwo azayiguma kuyigendamo hari ahasiganirwa hari avuze ngo namara kugerayo akaba ari kumwe n'umwami Yesu azahora anesha ntabwo azongera kuba muri bya byaha ntabwo azongera kubesha ntabwo azongera azahora anesha Imana iduhe kunesha Imana ituneshereze ituvugane tutari kwivuganira. Asante Yesu. Haleluya. Imana ikurwanirire. Asante Yesu. Ndanezerewe. Ngewe ndi kumva nafashijwe byandenze. Ibi bice bibiri nibashaka bazabyisomere ariko ndumva nshaka ko dusengera abantu. Nukuri yavuze ngo ngende umukristo kandi umukristo bwanjye ndi umwimukiro. Ibyino mwisi ndi umwimukira ahangaha aracumbitse havugeho ndumva ushaka kuhavuga. Yavuze ngo ngende umwimukira ndakomeje mu rugendo rwanjye. Urugendo rwanjye ndakomeje ntabwo ndi gusubira inyuma ni habi muri deputa ni habi ni inyuma mu byaha ariko yavuze ngo ngewe ndasiganirwa. Haleluya. Erasega Imana iduhe gusigarirwa dutegekwa. Yavuze ngo ibyino mu isi byose amazu yo mu isi ubutunzi bwo mu isi aravuze ngo ibyo byose ndabihinyuye ibyo byose nzabisiga nta na kimwe nzagendana kuko Elas hari korari yigeze yaririmba ngo ubitekereze ute igihe uzaba uri mu cyumba cya wenyine nta wundi muntu mujyanye imyenda wambaye ntabwo ari imyenda ufite ntabwo ariko yose uzayigendana izi ntebe ntazo uzagendana haravuga ngo ibyino mu isi nanjye rero ndabihinyuye ndabiretse. Haleluya. Imana ishimwe. Aravuze ngo hari ibyanjye ndi gusiganirwa sigaye nifuza ibyo mu ijuru. Yesu yarabivuze ngo nubwo ngiye ntabwo mbasiza mwenyine ngiye kubategurira aho Erasega aho muzaba kugira ngo ahantu nzaba ndi namwe muzahaba. Diwe Erase dekara sifa. Aravuze ngo ngende umukristo ndi umwimukira muru Erase ndafashijwe. Iyi si turabimukira ntago ari iwacu. Iyi si si iwacu sina iwacu ni mwinshi turakodesha. Nta muntu ufite PUI yiwe nawe niba ariko babivuga ntayo UPI Imana iguha umugisha. UPI yose ufite ntabwo ari yawe kuko urakodesha. Ibyina aravuga ngo ariko ndakomeje iyi si tuyinyuramo turagiye Erase twebwe turi kugenda. Imana turinde kugenda nk'abagaruka mu izina rya Yesu. Aravuga ngo ibyino mu isi byose ndabihinyuye nsigaye nifuza ibyo mu ijuru. Nguyu umuntu Imana ishaka muko ayikorera. Umuntu uhinyura ibyino mu isi kavuga ati giye kuba muri etaje ntabwo mbifokasingaho. Njewe kuba mfite imodoka ntabwo ariyo kamara, kuba mfite umugore si kamara, kuba mfite abana si kamara. Igifite kamara nuko ndi umwana w'Imana kandi ndi mu rugendo nkomeje. Ubundi nuko twagakwiye guhagarara mu murimo w'Imana. Arangije ngo sigaye nifuza ibyo mu ijuru. Irari ry'imitima yacu ribi ryo guhazwana hawe irari ry'imitima yacu ribi ryo guhazwa nawe. Aravuga ngo sigaye nifuza ibyo mu ijuru. Bivuze ngo irari rye ni iryo guhazwa n'Imana. Irari rye pisowa. Aravuga ngo ngende umukristo gakondo ntagiri Nyamirambo gakondo ntagiri mu cyaha gakondo ntiri kivu gakondo iri mu ijuru. Aravuga ngo iri mu ijuru kurinde ku Mana yacu. Aravuga ngo nta nzara ntayo.
aravuga ngo nta nzara ibayo. Umuntu wese uri gukorera Imana aziko gakwanga. Haleluya, Imana ishimwe. Nta nzara ibayo. Uyu muntu nta nzara ibayo. Wambaye kudapfiteka. Uyu muntu aziyo gakondiri. Uyu muntu azikiri ku Mana Data. Reka mbabwire, mu kugaruka kwa Kristo, mu gihe tuzaba tugeze mu bwami bwa Data, Imana ni ngari, twese tuzinjiramo, itubere ngari. Yego. Ubundi rero bashireho ikintu bita kuririmba. Haleluya. Ye ya ndirimbo ya Mose uzayumva. Reka oshi kanigarukire. Avuze ngo nta miruho. Aravuga ngo nta nzara ibayo, imiruho ntayo. Nta gututu babibayo. Abaho bose baguwe neza. Abariyo. Ibi bintu bitegurirwa ino. Abariyo. Ibi bintu bitegurirwa ino. Ibi bintu bitegurirwa ino. Utumva mbiririmbo kagira ngo nzabisangaho ntabikoreye. Bitegurirwa ino. Muri nazo murimo twagiye. Ubushize bitegurirwa. Ubushize narakubwiye ati rest in peace. Bitegurirwa ina. Aravuze ngo njye ndi umukristo. Icyo ni ikintu gihumuriza umutima wawe. Amen. Ntago mbinze niba nk'umushumba, nk'umuvugabutumwa, nk'umuhanuzi, niba ubukristo bwawe bijya bihumuriza umutima. Ntago mbizi, ariko njyewe ndi kwireba, ndi kwiyiga, ndi kwitekerezaho niba ubukristo bwanjye buryohera. Ubundi Kristo muri nge arandyoheye. Ese Kristo muri nge arenze ubu. Haleluya. Yo ndabyumvishije. Ndi kumva nshaka gufashwa. Nakwibuka ko ari noza umurimo. Nahita nifata. Wewe nakuretse uragenda kuko byari ngombwa kugenda. Hanyuma aravuga ngo ngicyo kintu gihumuriza umutima wanjye. Wambabariye. Ubukristo bwawe bugahumuriza umutima wawe. Ubu bukristo buri mu rukundo rwa Kristo, buri mu imbabazi za Kristo, buri mu bugwaneza bwa Kristo. Haleluya. Yo ndabyumvishe. Ijambo rivuga ngo amahoro y'Imana bane. Yesu yaraje aravuga ngo nimugire amahoro. Indamukanyo ya Yesu ni ijambo rivuga ngo gira amahoro. Amen. Ubu bukristo ngibyo byose rero ngo icyo kintu kinyibazigiza n'ibyago byose. Uzi yuko iyo ufite guhumurizwa k'umutima wibagirwa amakuba n'ibyago uhoramo. Uzi ko wibagirwa ko uhora ugeragezwa. Uzi ko wibagirwa ko uhora utukwa. Arangije aravuga ngo nkumva nduhuwe n'umwami Yesu. Arambwira ngo nge ndi umukristo uko ndi kose. Bivuze mu bukene bwanjye ndi umukirisitu. Mu bushomeri bwanjye ndi umukristo uko ndi kose. Nintumirwa maze naba ndi umukene, naba bamvuga nabi ibyo nakoze, baba banyita amazina, baba bantwara uko babishaka, uko ndi kose kunezeza Kristo ariko kutanezeza abantu. Nintumirwa ngiye gupfa, nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru noza umurimo. Ukuri kose. Aravuze ngo nintumirwa. Ukuri kose. Hanyuma rero invitation uyiteguye ute sasa rero? Ko twakoreye Imana, ko twavuze ubutumwa, ko twahanuye, ko twarondoye, ko tweretswe invitation yo gutumirwa. Uri kuyitegura ute muri noza umurimo? Kandi ugiye gutumirwa. Oya, invitation irahari. Urupfu turarugenda. Urubyibagiwe. Invitation nk'umukozi w'Imana witeguye ubutumire gute? Nk'umuhanuzi, nk'umushumba, nk'umuvugabutumwa, invitation uyiteguye ute? Reka ngusengere, ngusabire imbaraga. Kubera ko kugira ngo unoze umurimo ujye ucungana na invitation, ko burya hari umuntu batumira ari irijansi. Hano umuntu batumira hakazashyira igihe kinini kubera ko atarabwirwa itariki y'ubukwe. Ariko ujye uhora witeguye invitation kuyigendana, unoze umurimo uvuga ngo invitation yanjye
nzatumirwa kandi nzatumirwa ngiye gupfa cyangwa nuko abantu muti ubundi kujya mu ijuru ni invitation y'urupfu noneho maze niyo nzira iyi invitation y'urupfu rero niyo nzira iyi invitation y'urupfu rero niryo rembo urupfu ni irembo ubuhanura ubuvuga ubutumwa uburondora ubushumba invitation ni y'urupfu yego ariko ku ijambo ritangiye ngo nubwo invitation ariyo gutumirwa mu ijuru tunyuze mu rupfu nge ndi umukristo amen ndumva nifuza ko dusengera abantu Imana bagakomera ku bukristo bwabo nasenze ntangira senga sose Yesu we umbwirira Imana ngo buri wese ubukristo wamuhaye utarabukosora nabukosore uwabukosoye umuha imbaraga nushaka kubwinjiramo nawe tumuhaye karibu kuko Yesu ari guhamagara arahamagara Imana iguhe umugisha Yesu uri mwiza ubereye abagutegereje bose uri umubyeyi mwiza utagira inzika uri umubyeyi mwiza utagira amatiku uri umubyeyi mwiza udukunda twese uyu mwanya muri aya masaha narimbuze ngo neshereze abantu bawe maze unyemerere abo wasize ikimenyetso cy'amaraso abo wasize erase abangaba ubafate ubakomeze ubambike imbaraga abangaba ubaneshereze ubarwanirire mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga kuko ijambo ryawe ni umurungu uduhuza nawe ijambo ryawe ni inkota ikubita igahinguranya narivuze ngo aso yabatanga ubuzima nk'izina rya Yesu Kristo unyemerera abantu bawe genda usana imitima yarasenyutse wongere wubake abari bafite ibikomere bari wowe uzomora mwana urwanira abantu bawe vuganira abantu bawe mu izina rya Yesu Kristo mwami w'abami abakwiseye muri uyu mwanya unyemerere cyane ubafate amaboko kandi ntubarekure tukatuvuza ngo mwami uzurwanira abantu bawe kandi ubavuganire ubaneshereze uhiga ibibahiga rwanya ibibarwanya ugere kuri teri Yesu haleluya Imana ishimwe neshereza aba bantu bari bafite intambara mu buryo bwose mwami ndagushimiye ko urwana kandi ugatsinda mu izina rya Yesu amen Imana nibahe umugisha dekara simaye ariko ba umugisha w'Imana ubane namwe mwese mu izina rya Yesu amen.